ntabwo biba byoroshye igiye kuvuga ku kintu cyitwa jenoside mu mibanire yacu n'abatwiciye imiryango, abagabo, abana, ntabwo byari byoroshye, ndetse no kumubona ntabwo twari tubanye neza, ndetse no kumubona mu maso byaguteraga izindi ndwara. Mukambaraga Jeanne warokotse jenoside yakorewe Abatutsi batuye mu kagari ka Gati mu murenge wa Muyiraho mu karere ka Nyanza. Avuga ko yahoranye ibikomere byo kuba yarabuze benshi mu bari bagize umuryango we, ibyatumaga rimwe na rimwe ngagira ibibazo by'uburwayi mu gihe yabaga yongeye guhura n'abamwiciye. Gusa ariko ngo nyuma yo guhabwa inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge kuri ubu ngo abamwiciye babanye neza, bakaba baranarushijeho kumva ko ubumuntu ari bwo buzubaka igihugu. Ntabwo biba byoroshye igiye kuvuga ku kintu cyitwa jenoside mu mibanire yacu n'abatwiciye imiryango, abagabo, abana, ntabwo byari byoroshye, ndetse no kumubona ntabwo twari tubanye neza, ndetse no kumubona mu maso byaguteraga izindi ndwara. Twari tubanye uretse no kubana no gusuhuzanya no kumubona ku maso byaguteraga izindi ndwara. Nyuma haje kuza abayobozi bakajya batwigisha ubumwe n'ubwiyunge, batwigisha kubabarira, kubyakira ntabwo byari byoroshye, ariko uko twagendaga imyaka yicuma, urabona hashize imyaka 28 uko imyaka yagendaga igabanuka yiyongera irangira, niko twagendaga tubona ko ubumuntu ari bwo buzubaka igihugu cyacu. Ku rundi ruhande nanone Ernest Ntawiheba wafungiye ibyaha bya jenoside akaza gufungurwa nyuma y'imyaka 12 ngo nyuma kuva muri gereza yumvaga ko abo yiciye abantu bazihorera, ariko ngo kuri ubu yabasabye imbabazi nabo barazimuha none babanye neza. Nge nari nzi ko bazanyica bihorera, baranyakiriye bangirira neza, noneho mbibonye ntyo nihutira kugira ngo negerane nabo mbone buryo ki nabasaba imbabazi. Imbabazi naje kubapfukama imbere mbatekereza ibyo nakoze byose kuko nari narabyireze. Bazi barambwira bati twebwe tugomba kuguha imbabazi, ariko mwagize nabi n'ubwo mwatugiriye nabi ntabwo twe twabagirira nabi nk'ibyo mwakoze. Twebwe tubanye neza cyane, turasurana, turabanye ku buryo burambuye bwose, n'imitima yacu irasabanye. Umuyobozi w'ishami ry'imiyoborere myiza mu karere ka Nyanza Kayigambire Theophile avuga ko jenoside kirangira ibintu byari bikiri hasi, ariko ngo ko igihugu cyagiye kibona ubushobozi ngo n'igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge nacyo cyakomeje kuzamuka. Uko jenoside yagiye irangira byari birushijeho gukomera, nk'uko iminsi igenda iza, ku myaka igenda iza bigenda birushaho kugabanuka kuko ibisubizo bigenda biboneka. Rwose ibintu byari hasi, bikomera ari byinshi, kasho zuzuye ba genosideri, imibiri idashyinguye, aho ngaho umwe n'ubwiyunge nabango byari ku gipimo cyo hasi. Uko ubushobozi bwagendaga buza no kuza kwa Farije, bamwe bari bararokotse batagira amacumbi bubakirwa, ubwo nayo buryo umumuruhukije ku mutima, bigatuma n'umutima wo kwiheba ugabanuka. Yabonye icumbi, akabona ubuyobozi bwiza, nibyo tubigarukeho. Uko igihugu cyagiye kiyubaka, umutekano ugakomeza kugenda uboneka, abantu bagashyingurwa mu cyubahiro. Ubu ngubu ntawe ukiri muri yamva y'ibitaka gusa no muri shitingi, bose ni bari mu nzibutso zifatika uko nababwiye izenye dufite. Ibyo byose rero navuga ko aribyo byagiye bihurira hamwe bituma ubumwe n'ubwiyunge bugenda bugaruka. Mu karere ka Nyanza jenoside yarangiye ngo hari abari bakurikiranyweho kugira uruhare mu byaha bya jenoside basaga 72,000, barimo 12,000 bari baragize uruhare mu kwica Abatutsi, abandi 60,000 bakaba bari barakurikiranywe mu manza z'imitungo za gacaca, ubu zisigaye imizigera mu 2,000. Hakaba hari imbogamizi yuko abaziregwamo ari abo mu bihugu by'abaturanyi. Uwimpuhwe Dieudonné, Yongwe TV mu karere ka Nyanza.